Ibarura rusange ni igikorwa cy'ingenzi cyane, ni igikorwa cy'ingenzi cyane cyifashishwa mu igenamigambi. Buri nyuma y'imyaka 10 ibihugu byose bikora ibarura rusange kugira ngo bimenye imibereho y'ababituye uko bumeze. Hano mu Rwanda rero imibare izava muri iri barura rusange izifashishwa mu igenamigambi mu bintu bitandukanye, uburezi, amashuri, umurimo, ibijyanye n'amazi n'ibindi. Birumvikana kubera ko iyo mibare yose izaboneka, leta izifashisha iyo mibare kugira ngo irusheho gutegurira neza abanyarwanda ibikenewe, bityo bigafasha mu kuzamura imibereho y'abanyarwanda. Iyo turangije gusesengura amakuru muri iri barura, turamenyekanisha, tukayatangaza mu itangazamakuru, tukabishyira kuri website yacu, tukakora amaraporo. Leta n'abandi bafatanyabikorwa bose bakabona ayo makuru, hanyuma bakazakoresha ayo makuru mu igenamigambi baganisha mu gukemura ibibazo byagaragaye. Iri barura ifite imyihariko ibiri. Icya mbere ni uko mu rwego tekiniki, birumvikana nyuma y'imyaka 10 ibijyanye na tekinoloji biba byarazamutse cyane. Twifashisha ikoranabuhanga rihanitse dukurikije ibyo twakoresheje mu mwaka wa 2002. Ubu ngubu ndabona urugero dukoresha amashusho ya satellite mu kumenya neza u Rwanda uduce twose, hanyuma imibare tuzakora tukazayihuza neza n'uduce iyo mibare igaragaza. Ikindi ni uko hari ibibazo tubaza ubu tutabajije mu myaka 10 ishize, harimo nk'ibibazo bijyanye n'ikoranabuhanga, internet. Dushaka kumenya uko abantu bakoresha internet, naho bayikoresha, niba ari ku ishuri cyangwa mu rugo cyangwa ku kazi. Ibindi bibazo ni nk'amashuri y'inshuke. Amashuri y'inshuke ubu ngubu ni ikintu gikomeye kubera ko afasha abana kugana amashuri hakiri kare, bagaha n'umwanya ababyeyi babo kuba bashobora gukora iyindi mirimo. Hakaba n'ibibazo bijyanye n'impfu z'ababyeyi n'iz'abana. Ibyo byose tubibajije ubu kandi ubushize ntabwo twabibajije. Bakorera ibarura rimurira amakuru menshi aruta ayo twari dufite mu myaka 10 ishize. Ibibazo iri barura rizasubiza ni ibibazo bijyanye n'imibereho isanzwe y'abaturarwanda bose, harimo nk'ibijyanye no kumenya imyaka yabo, kubera ko imyaka ni ngombwa cyane mu gutegura gahunda zitegurirwa abana bato bakivuka, sizo gahunda zitegurirwa ababyeyi, sizo gahunda zitegurirwa abasaza, sizo gahunda zitegurirwa urubyiruko. Ikindi ibarura zadufasha kumenya ibibazo bijyanye n'uburezi, ibibazo bijyanye n'umurimo, ibibazo bijyanye n'imiturire, ibikoze inzu abantu babamo, bijyanye n'amazi, ibijyanye n'isuku n'isukura, ibijyanye n'umuriro ukoreshwa mu gucana mu rugo, mu guteka no mu bindi, no mu bijyanye n'ibyo urugo rutunze, harimo nk'amateleviziyo, amaradiyo, za computer, za mudasobwa n'ibindi. Ibyo byose rero bidufasha kumenya imibereho y'abantu, ariko bikanafasha inzego zibishinzwe gutegura neza kugira ngo imibereho y'abaturage irusheho kuba myiza. Ibyo muri iri barurwa turateganya ko ibyibanze umubare w'abanyarwanda w'agateganyo uzaboneka mu mpera z'uyu mwaka, mu kwezi kwa 12. Hanyuma imibare isesenguye neza igaragaza ibyo bisubizo byose ikazagaragara mu mpera z'umwaka utaha.